umunsi w'amateka ku banyarwanda. Ni itariki ya mbere Nyakanga, umunsi u Rwanda rwizihizaho ubwigenge rwabonye mu mwaka w'1962. Uyu munsi si uwo kwishimisha gusa, ahubwo ni umwanya wo kwibuka urugendo rurerure igihugu cyanyuzemo n'aho kigeze kiyubaka mu iterambere, ubumwe n'amahoro. Muri iki cyegeranyo turarebera hamwe amateka y'ubwigenge bw'u Rwanda, uko bwagezweho n'icyerekezo igihugu gifite uyu munsi. Ngende Jean de Dieu niyo dusenga, ikaze. U Rwanda rwabonye ubwigenge ku itariki ya mbere Nyakanga mu 1962 ruvuye ku butegetsi bw'abakoloni b'Ababiligi. Icyo gihe u Rwanda rwahinduye imitekerereze ya politike, ruba igihugu cyigenga mu ruhando mpuzamahanga. Ariko inzira yo kugera kuri ubwo bwigenge ntiyari yoroshye. Yari inzira irimo impinduka za politike, imvururu n'icyifuzo cy'abanyarwanda cyo kuyobora igihugu cyabo. Ubwigenge bw'u Rwanda bwari icyizere gishya, ariko nanone bwazanye ibibazo bya politike n'imibanire y'abanyarwanda bitari byoroshye gucika. Nyuma y'1962 u Rwanda rwatangiye urugendo rwo kwiyubaka ndetse no kubaka igihugu cyigenga, hashyizweho inzego za leta, politike nshya n'imiyoborere y'igihugu. Icyakora amateka agaragaza ko igihugu cyanyuze mu bihe bikomeye by'amakimbirane ya politike n'imiyoborere byagize ingaruka ku bumwe bw'abanyarwanda. Mu myaka yakurikiyeho u Rwanda rwahuye n'ibibazo bikomeye byagejeje ku mateka mabi ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ariko nyuma y'ibihe bikomeye igihugu cyatangiye inzira nshya yo kwiyubaka ishingiye ku bumwe n'ubwiyunge. Uyu munsi turareba kure, tukubaka igihugu cyacu dushyize hamwe, twibuka aho twavuye ariko tunatekereza aho tugana. Uyu munsi u Rwanda ruri mu bihugu bigaragaza iterambere mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, kandi hari intambwe zigaragara mu nzego zitandukanye: ubukungu, ikoranabuhanga, uburezi n'ubuvuzi. Umujyi wa Kigali wabaye isura nshya y'igihugu cyateye imbere, gifite isuku, umutekano n'imiyoborere ishingiye ku ntego y'iterambere rirambye. U Rwanda rwagaragaje ko iterambere rishoboka iyo hari icyerekezo kimwe n'ubufatanye bw'abaturage. Uyu munsi ubwigenge ntibukiri amagambo gusa, ahubwo ni ibikorwa. Ni uburezi, ni amahoro, ni iterambere, ni ubufatanye. Abanyarwanda bibuka ko ubwigenge busaba inshingano, kurinda ubumwe, kubaka igihugu no kugira uruhare mu iterambere ryacyo. Ubwigenge kuri twe ni uguharanira ejo hazaza heza, dukora cyane kandi twirinda amacakubiri. Njye na Jean de Dieu niyo dusenga. Umunsi mwiza w'ubwigenge ku banyarwanda bose.